aho kuri gutongana n'umuntu kuri WhatsApp ngo ari gukohereza link za buri kanya kandi utazishaka, buri kanya link ejo bundi link, ugasanga muri gutongana, ugasanga urugo ruramubwira nabi ngo ari gukohereza link kandi mwarahanye nimero mwishimanye, wamuboroka aho kugira umubwire nabi kandi mu by'ukuri nimero muri kuzihana mwari mufite uburyo muzakinirana. Fata telefone yawe rero nkwereke uburyo waboroka umuntu runaka kuri WhatsApp. Uraza kuri application ya WhatsApp yawe, uze ku muntu ushaka kuboroka, urugero reka twinjire muri iri zina niwe tugiye kuboroka uko nguko. Nugera muri chat mugerana cyangwa ahandi ahora ari kukohereza amalink ariko utabishaka, urakanda hano hejuru ahangaha, nurangiza uscrolling gatoya uze hano hasi urahita uza hano hasi handitse block business, uhakande huko nguko, nurangiza uze ukande ahangaha, ukande na hano kunguko, nurangiza ukande hano kuri block. Uko nguko urabona ko hano uba warangije kumuboroka. Iki gihe najya kukohereza za link zutarushaka ntabwo zizakugeraho, ahubwo azakomeza kubona umeze nkaho utagikoresha WhatsApp, aho kugira mukomeze kubwirana nabi kandi mwari mukeneranye. Ntibage kumflowinga.